Hey, ese wari uzi ko eCash idakoresha kode imwe kuri banki zose? Hari abantu benshi bibaza bati niyihe kode ya BK, Equity, I&M cyangwa se Ecobank? Muri iyi video ndakwereka kode zikoreshwa na banki zitandukanye kugira ngo ubashe kuba wakakisesinga cyangwa se wakoresha eCash. Ese watangiye ubundi kuyikoresha cyangwa uracyahendwa mu gukora transactions cyangwa se kwishyura cyangwa kwishyurwa? Reka turebe kode zikoreshwa kuri iyi eCash mu magambo makeya. Niba ukoresha banki zitandukanye, reka tubiganireho. Ku bantu bakoresha kode zinyuranye cyangwa se amabanki atandukanye, iyo ukoresha mobile money nk'ibisanzwe, iyi ngiyi iramenyerewe. Iyo ushaka gukora transaction hagati ya Airtel, amafaranga ufite kuri Airtel cyangwa se kuri MTN, ushaka kugira ngo weze ufite Airtel, twakandaga akanyenyeri 182 akanyenyeri 12. Ubwo ni amafaranga igihe nawe nyafite kuri MTN for instance, nshaka kuyoherereza umuntu ufite Airtel. Nabyo abantu babizi ko bibaho, ariko byari bimaze iminsi cyangwa se igihe ari byo bikoreshwa. Hanyuma kuri mobile money registrations cyangwa se bijyanye no kwiyandikisha kugira ngo ujye muri eCash, iyo ushaka kwiyandikisha ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 11 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Ku bantu bakoresha Equity, USSD code yacu kugira ukoreshe eCash cyangwa accessing na akanyenyeri 555 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Mu byo uhitamo cyangwa se mu byo baguha guhitamo harimo na eCash. Abantu bakoresha BOA cyangwa se Bank of Africa, bo barakoresha akanyenyeri 512 urwego, bakurikize amabwiriza. Hanyuma abakoresha Access Bank barakoresha akanyenyeri 903 akanyenyeri 3 akanyenyeri 6 cyangwa se akanyenyeri n'ubundi 903 urwego, bakurikiza amabwiriza. Abantu bakoresha I&M Bank nabo bafite uburyo bwabo, barakoresha n'ubundi akanyenyeri 227 urwego, bakurikize amabwiriza. Niba ukoresha Ecobank urakoresha akanyenyeri 883 urwego, ukurikize amabwiriza. Niba ukoresha banki yitwa AB Bank urakoresha akanyenyeri 540 urwego, hanyuma ukurikize nawe amabwiriza. Muri make murumva ko aya makode yoroshye. Kwakoresha Mwarimu Sacco, bo barakoresha akanyenyeri 175 urwego, ubundi bakurikize amabwiriza kugira ngo babone eCash. eCash twarabisobanuye ko ugiye gukora transaction hagati y'amafaranga kuva ku mafaranga 50 kujya ku mafaranga atarenga miliyoni 10, amafaranga agenda ni igiceri cya 20 gusa kuri buri transaction. So ntongere guhendwa, ntongere kwigora ukora amafaranga kuri bank account yawe yashyira kuri mobile money mu gihe ugiye gukora transaction. Aho ari aho ngaho yarekereho, ukoreshe eCash, uburyo bworoshye kandi bwizewe, biraza kuza gukunda kandi ukoresheje igiciro gito gishoboka. We go digital, we go cashless, and this is Rwanda. Thank you.